Mbona ahindutse ko ntasize katari ko masanze ko ndeba habaye mu mujyi amaye ubase mana akazi wakubaza bimeze bite se kapo sawa mani ko wabuze mani yego ko mvuye ejo bundi Kigali vuba hajya yari waragiye kwiga yewe nagiyeyo mani amakuru y'i Kigali sera sha amakuru ni meza natwe nawe turashima Imana mani gusa izuba wumve ngo ni danje imyaka yarumye reba ibi wamenya ko ari ibishyimbo izuba ryo mu bugezi nandi mo ndaribona ese mani ko mbona ahindutse kandi nzi ko ku kigo wigagaho baryaga kawonga gusa ukaba usigaye ungana na fisi reba indusigaho hazareba narananutse ubundi imbere yaho twararyaga mani ugiye mu mujyi mani twifata nabi mu mujyi turarya ubwo se murya kawongara wapi umuceri inyama rimwe na rimwe niyo kuntu ndi kukubona nyuma y'imyaka 2 yonyine Yesu mukubye kabisa nashaka bari kunyumva nabyimenyere ari kuba muto kuri wowe umva rero mbanza mbwire mani yano mu mujyi mani mpayeho neza none birabavuga ngo ngino mu bugesanga barabatubuza i Kigali nta batubuzi babayo barabaciye bose babamazeho niyo mpamvu umuntu arya akagenda akabyibuha bibaza se no mu byibuho narawukuye he birumvikana ndi kubyibonera noneho twebwe naguzina izuba rirava riva umunsi umwe uzeje imvura yaraguye amazira asenya hano hose hari amazu hari amataje ariko yarasenyutse imvura igwa rimwe n'izuba rikava rimwe wumva ibitangaza karitsiye yacu nyine ndabona ko aba mustari ahubwo se umagara iki ngo nigendere Imana njye mafite byinshi byo kujyamo Imana zatubuzi bari muri no karitsiye abatubuzi mana yanjye ahubwo se ntago warakujyaho njye nta mutubuzi urangiye niyo mpamvu nabikubwiye ngo njye muri Kigali kuko rero namenyereye no mpamvu usanze narabyibushye dore ahubwo